Tuve aho igatsibo dukomereze i Rubavu hari bamwe mu baturage bo mu murenge wa Rugerero bahuye n'ibiza byo mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2023 bavuga ko mubazi z'amazi zagwiriwe n'inzu maze ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC ngo kibasaba kwishyura amande kugira ngo bahabwe izindi mubazi none ngo imyaka igiye ku bibiri basiragira umunsi ku munsi. Emmanuel Ndahayo arakomeza n'inkuru irambuye. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2023 mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira kuwa kane nibwo ibiza byatewe n'imvura nyinshi byibasiye ibice bitandukanye by'igihugu by'umwihariko mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rubavu. Umugezi wa Sebeye uruzura wiroha mu ngo z'abaturage. Mu kagari ka Kabirizi mu murenge wa Rugerero inzu nyinshi zarengewe n'amazi maze ziragwa ndetse zigwira bamwe mu bari bazirimo kimwe n'ibyari hafi aho byose ndetse bituma abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC nabo bagenda bakusanya mubazi z'amazi zo muri aka gace zangijwe n'ibi biza. Konteri ya mbere nibo bayitwaye baraje bakajya bazenguruka mu mazu aho konteri zageze imeneka bakazijyana. Yanjye Dorahiri yari yamenetseho ku mutwe kubera ko inzu yari yayiguyeho barayitwaye. Barambwira ngo ninjye kwishyura kuri konte y'amande. Turababwira ese mubiza nta kintu mwazadufasha tugatanga kimwe cya kabiri? Ati hoya mugomba kwishyura amande. Nishyura 47,200. Ni mu gihe bamwe mu bahuye n'iki kibazo bagaragaza ko basabwe gutanga amande y'izi mubazi kugira ngo bahabwe izisimbura ariko ngo nyuma yo gutanga ayo mande amaso yaheze mu kirere. Mu nkambi navuyemo hari mu kwa gatandatu njya kubandikira bambwira ko ngomba kwishyura ayo nari ndimo 9,500 ndayishyura. Aho twubakiye amazu tuyatashye njya kwishyura hari mu kwa 10 negereza ko bampereza amazi ndabibura. Udashyizeho iby'amatike ya buri munsi ujya kubabaza kutegesheje 1,000 ukababaza ugataha nta gisubizo nkajyayo umugabo akajyayo nta bisubizo ducyura kugezana n'isaha rero nta gisubizo nukugerayo genda turi kubyigaho kandi ibisabwa byose narabikoze. Nabishikirije aho ngomba kubishikiriza ngo bambindurire nongere mbona amazi bahora bambwira ngo konteri ndi ziraboneka. Narabivuze barabizi kandi igihe cyose mborayo bakambwira ngo konteri ndi ziraboneka. Bashingiye ku ngaruka bahura nazo umunsi ku munsi aba baturage bakomeza basaba ko bahabwa izi mubazi bidatinze. Kirambangamiye kuko uri kujya gusaba umuturanyi akakubwira ko amazi yuriye. Ntabwo najya gusaba umuturanyi buri munsi kandi wabonye ko kujya kuva muturutse hano ukagira ruguru ku kazu k'amazi ni kure. Bona amazi bitugoye mbese biratugora cyane. Isuku yatubanye ngeya kubera ko nubundi atari amazi isuku iba nke. Turifuza ko mwadukorera ubuvugizi amazi natwe tukongera tukayabona. Cyokora ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC ishami rya Rubavu gisaba abaturage ko bakigana bagafashwa gukemurirwa iki kibazo nk'uko Mwambutsa Celestin uyobora ishami rya Rubavu bivuga. Mbere ya byose abanza kwandika agasobanura ikibazo afite none tukoherezayo timu ikajya kureba yasanga koko ari byo tukabyigaho tukareba uko tumuha konteri ariko ashobora kuvuga ngo inzu yayiguyeho cyangwa yatwawe n'ibiza atari byo. Biba bisaba ko tugera kuri tere tukabyirebera. Biragoye kugira ngo mvuge ngo ntibihari cyangwa birahari bataje kubimbwira kandi mu by'ukuri iyo umuntu yihereranye ikibazo ntabwo aba ari byo. Hari abaza mu by'ukuri bakabitubwira bamwe ariko ntabwo ushobora kwemera ikintu utageze kuri tere. Uwo ikibazo kireba wese azaza ndebe. Kontere zirahari umuntu wese ufite ikibazo kizakemuka. Kontere zirahari. Nubwo nta mibare ihamye y'abahuye n'iki kibazo cya mubazi z'amazi mu karere ka Rubavu twabashije kubona ariko iki kibazo cyakunze kumvikana mu mirenge ya Kanama, Nyundo na Rugerero yose yahuye n'ibiza byo mu kwezi kwa gatanu 2023. Emmanuel Ndahayo, TV10 mu karere ka Rubavu.